Mutsinze Etoile de l'Est match y'urugendo ku wa gatandatu ku itara abareba baravuga ati itara ni iryacu ese bisiyo ni saa munani aha ibyo tugiye kuganiraho ese ubu ni ubutumwa muhaye ikipe ya Rayon Sport barabubahaye na Nyagatare batugitsinze Sunrise ubu ngubu mwebwe ubutumwa mugiye guhabareye n'ubu banyita bucura wa PRFC ni mwana mutoya ugira morale ndishimye cyane kabisa kuba dutsinze Etoile de l'Est ubu tuzakina na rero harimo amanota 10 niduyitsinda na amanota 10 abafana ba mbere twese turishimye tuzaza kuwa gatandatu twese dufite morale tuje gushwanyaguza Gasenyi Imana izaduhana umugisha abafana ba mbere nubwo twaje turi buke ahubwo abafana baje bishimye kabisa yabayitageza cyo gikora uranyumva aje umuntu mvugira umuntu yasinze yaraje umuvugira muraho yabayitaga cyo gikora mwaka bucya muhinga ejo bundi wabonye ibintu twakoze twebwe Zamarize zo twazikuriye ago mwebwere muraho nje bayitaga cyo bagikora obase mwebwira mwiraburire nje abareyo bashukwe Kajugujugu kunda u Rwanda ndishimye cyane na karire kwa gatandatu Gasenyi ndayitsindira ibitego 2 ku busa nzayitira nzayiraga kayise urayitsinda ibitego 2 ku busa ndayitsinda 2 ku busa Kajugujugu ngenda bivuze ndayitsinda 2 ku busa kandi gutsinda Etoile ko byari bikomeye Gambwira ko bimeze bite kwakira amanota 3 ubundi nanga Gambwira wakiriye gute gutsinda ikipe ya Etoile de l'Est nayo uyitsinze bisa nkaho ubundi nitwa Nyabugogo barakuzi ni mu Rwanda hose ubundi abanzi ntabwo banshidikanyamo ubundi no kuvuga ngo iyi kipe nayiterese ndayitereta iranyuma imaye rimwe ariko Rayon Sport ariko igwaye bigoranye imaye bigoranye ariko Rayon Sport ngomba kuyibira icyo bita sekere ubundi sekere ni ibanga ufite umukino n'ikipe ya Rayon Sport mukeba wawe umunsi wa gatandatu saa 12 ureba kagacuma ngomba kuyitabiramo ubundi niyo yo kunywa niyo nza kuko ibitego bingahe ngomba kwitsinda igitego kimwe cyo kuyibabaza kandi igitego kimwe ubundi no kuvuga ngo sibyo je Nyabugogo sibyo ubutumwa uha abareyo n'abakunzi ba PRFC muri rusange ubutumwa abakunzi ba PRFC twese muri rusange tugomba kugera ku kibuga ni saa 12 ariko saa 9 twese tuzabe dutangiye kwinjira kuko ubundi Rayon Sport ngomba kuyibagira ibisi ndayibagira ibikona n'ibyo bigomba kuzayira hamwe bya amagambo wabuvuze gutyo gasanga Gasenyira guhindukanye iragukubise byagenda umva ntabwo yamindukana kuko buriya baravuga ngo icyo mwana arose ntabwo ari cyo waba bateka yewe ndayifite kandi ngomba kwitsinda ibitego urayinde uravuze ngo igitego kimwe muri bitatu gukunda u Rwanda meze neza ngambwira yabayitaga cyo bagikora barakuzi yabayitaga cyo bagikora
umva jewe itagacuba gikona reba nambaye njyewe mujugujugu cyane imyumbati yose ureba ko niba nambaye ariko ati agacuba nta kintu ufite ubwira abanyarwanda rero ndigendeye reba nambaye nk'inkotanyi njyewe yego ufite umukino ku wa gatandatu n'ikipe ya Rayon Sport mukeba wawe ni umukino witeguye gute shere wanjye nkubwire sekere twaje guhanagura ikibuga twebwe ikibuga tugiye kugihanagura uracyoba n'icyondo hagiyemo amanota 10 amanota 10 agiyemo hagati yanyu n'ikipe ya Rayon Sport kandi muzahura ku munsi wa gatandatu ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu saa 12 abafana batereko saa 2 we na cya 15 uva mwibwira njyewe mwibwira Yemere sekere mama burenye ndagapfumata urukundo uri tayari yuko uzatsinda ikipe ya Rayon Sport écoute s'il vous plaît ndakumva écoute s'il vous plaît yari gacuba gikona ufite morali ingana gute ayoni madamu wanje azanyakira mugeni umugeni azanyakira umugeni kure azanyakira nanzabyishimira ariko madamu wanje sheri wanje zamwishimira urakoze cyane ariko dore twebwe uburiri twebwe twabuteguye uko twabuteguye tuzakurikira ku cyumweru urakoze cyane gacuma merci urabona ko harimo perezida w'ikipe ya Kiyovu Sport mtoto wa kwetu Dani. Uramuona Dani wewe? Uramuona Dani? Zamora Santere Katurebe Vava Epiara Ekatule Twadirese nimero enye Vava tanga pase nabi nimero makumyabiri yanga kufata tanga pase gace Zamora Santere Katurebe Twadirese dusubiza bari nyuma ndende umunyezama kure baro Vava Zamora Santere Katurebe chenga subiza baro papa Verinzira Reba Ruhango utashaka kurenga metero ebyiri ajya arenga iriya selefani reka
ntashobora kuharengana ahita yirekura kandi ufite wazi utumye ekipe iguma hano ubundi yaje kuba kumenya igenda ikagenda bityo bose none reba ugaruye baro urabona igice kiracyarimo abakinnyi siniko kuri baro igende ijyana nayo ntashobora kurenga hariya kuko aba yizeye imbaraga ze nyine pega baro ijya imbere ntabwo wakinisha abadefanseri gutya mu biro ni bogisi hari umurongo atarenga kubera ko ntibashobora kurariza kandi urariza hari urumva siyo byakusubiza rero
areba pozisiyo ya baro n'ikuyigurite igaragaze mutubwira muti urabona ko umukino uri guhuza ikipe ya PRFC n'ikipe ya Etoile de l'Est. Ikipe ya PRFC iri ku mwanya wa mbere mu gihe ikipe ya Etoile de l'Est iri ku mwanya wa nyuma. Igice cya kabiri kikaba ari uko kimeze, ubona ko ikipe ya Etoile ntabwo itari kujya ariko ni kumwe nyine ubu bahuye n'ikipe nkuru. Ngayo nguko ibiri kubera i Nyarugenge kuri Pele Stadium. Ikipe ya PRFC yakinishije bamwe mu bakinnyi taherukaga mu kibuga, bataheruka kubanza mu kibuga, harimo witwa Ndikumana Dadi, ubona ko muno mukino urimo harimo witwa Kategeya. Hano ko ari abakinnyi ubona ko bahawe amahirwe kuno munsi wa none kugira ngo babashe kwerekana ibyo bashoboye. Ikipe ya APR yagiye gukina n'ino ikipe ya Etoile, bibaze ko isa nkaho yashyizemo ikipe ya kabiri, kuko ugerageje kureba nk'uyu Placide ntabwo akunda kubanzamo nimero 6. urabona ko yagiye afata ikipe n'ubundi, uretse Mbawoma wenyine abandi urabona ko ari babandi baba bari ku ntebe y'abasimbura. Harimo nk'abangahe uretse uyu muhungu ukina kuri kabiri Bolenga Fitina na Ishimwe Christian, nibo bantu ndi kubona bashobora kuba ari bo babanjemo uruhande rwa APR batari basanzwe babasha kuba babanjemo n'ubundi barasanzwe babanjamo, mu gihe ikipe hafi ya yose yabanjemo ari abari basanzwe bari ku ntebe y'abasimbura. Match ubona ko itigeze yitabirwa n'abafana, ariko umufana atari ikirenga, ariko n'imvura yaje kugwa. Match yatangiye imvura iri kugwa, wenda birashoboka ko ariyo mpamvu byanze ko abafana baza. Urabona ko muri kubibona rero ko abafana ntabwo ari ikirenga. Birashoboka kuba ari ikibazo cy'imvura yaguye, imvura ishobora kuba yaguye abantu bakabura ahantu baca. Rero nakubwira ati nuko ibintu bimeze. igitego cya PRFC cyatsinzwe na Kategeya rero komeza ubane natwe kwigaragaza tubwira uti bahari bimeze neza cyane
Acha